kuri Flash TV Rwanda. So guys, bantu tubana umunsi ku munsi, muraba kubahwa. Umuntu utarakora subscribe nawayikora tukajya tubana umunsi ku munsi. Iki ni igice cya kabiri tugiye kuganira kuri ya telefone yacu Airtel Imagine. So Airtel Imagine, abantu benshi dufite ikibazo cy'uko iri kurya umuriro. So mu gice cya mbere naberetse amasetting make aho wafungura ikareka kurya umuriro. Uyu munsi wa none tubereka amasetting dufungura yose yinjiramo agendanye na battery, buryo nta muzongera gutaka ngo telefone yanjye irya umuriro. So ejo bundi muri comment nabonye umuntu wanyandikiye ngo iri kugera kuri 15 igahita izima. So ibyo bibazo nabyo ugiye gutandukana nabyo. So guys, icyo mbibutsa ni mukore subscribe, mukore share ku bashuti banyu bafite aya matelefone. So guys, reka dutangirire muri setting zacu nk'ibisanzwe. So twinjire muri setting, turajya ahantu handitse ngo battery. Ahangaha muri kuhabona aha, yes, kuri battery nakubwira ngo battery usage, uburyo ki ukoresha battery. Ako ni akambere. Battery saver igomba kuba iri on, ifunguye. Iyi ngiyi ifunguye gutya. Battery manager nayo ikaba ifunguye. Hano haza kugira ngo restriction limiting battery usage for one. Nakubwira ngo app zikoresha umuriro cyane bigize restricted, ntabwo yongera kuburya. Nicyo bita battery management. So guys, kandi kantu ugomba kuba warafunguye, aka ka gatatu bakita ultra saving mode. Akamaro kukareba aka barakubwira ngo ultra saving mode only select app are available. Do you want to enable app wahisemo zonyine ushaka ko zifunguka izo zikora. Ushatse waza ugakora no kuri OK, ariko njye ntabwo mbishaka. Baguha app eshatu zonyine, akaba arizo uri gukoresha. Akaba hariho n'izindi eshatu zo zihoraho zo guhamagara na message. Izindi eshatu akaba arizo wishyiriraho ukavuga ati ndafata izi app eshatu abazo nzajya nkoresha. Washaka ukayikuramo ugashyiramo indi. Aka nicyo kamaze aka. Yes, bo close app after screen lock. Tugeze kuri ultra, tugeze kuri kano aka. Hano icyo kagufasha kaguha app nkeya zo gukoresha kugira ngo izindi zibe zibitse zitarya umuriro. Ahangaha ni ukwerekana percentage. Iyo ugize gutya purusa ziragaragara, wagira gutya zikagenda. Ufunguye hano ni ukwerekana purusa. So battery app setting, noneho app optimize. ahangaha urareba aka kambere urakihorera, nakavuzeho mu gice cya mbere. Ubwo turuyizira kuri kano close app after screen lock. Aka nuko kabona aka kabiri close app after screen lock. Ubundi busanzwe utaragafungura kaba kameze gutya. Ubona ko hano bari kukubwira ngo ni ugufunga app mu
gihe urufunguzo rugiye muri telefone yawe hari notification, urugero naba nka Facebook igenda yohereza ama notification yaba telefone iri mu rufunguzo cyangwa rwaba rutarimo, akaba notification ziri kuza mu gihe phone ifunze cya Snapchat cyangwa n'izindi zose. Ahangaha rero yuje ukabifungura kuri app zikomeza gukora wafunze telefone ntabwo bizasubira, biriya nabyo birya umuriro cyane. Niba hari iyo ushaka kubwira notification ukazumva, uraza mu buryo ukayifunga ugendamo uhitamo iyo ushaka. So guys, nizere ko kano kitwa close up after screen lock mwakumvishe, dore ni akangaka close up, ako kabona akantu gasibaze hibara aka mu gufunga app mu gihe urimo washyizemo urufunguzo ntizongere gukora. Igihe umuriro wawe uzaba uri kuwusevinga igihe kirekire. So nizere ko hano zirangije setting, dukomereze ku zindi setting. So urascrolling uzamura ugenda ureba gake gake, urebe ko ikintu bita location gifunze. Location igomba kuba ifunze. Dukomeze tujya ahantu handitse ngo system ngaha, dukomeze tumanuka tujya ahantu handitse ngo developer option. Ahangaha uze uhafungure developer option. Rero ifite izindi gahunda zituma umuriro udashira vuba. Turakomeza reka dusangiremo akantu kitwa ngo don't keep kano hasi don't keep activity. Kano kantu gafunguye uraza ukagafungura ahubwo kakameze gutya ngaka, kukakubwira ngo ntabwo ibintu bizakomeza gukora mu gihe telefone yawe itakiri gukoreshwa. Ni kimwe na kakandi ubona ko bihoraho, kuko muri cya gihe ushyizemo izindi app hariya byajya bigusaba ko ugenda ukajya kubifungura, ariko iyo wafunguye akangaka igihe bihoramo. Bita ngo don't keep all activity. Ndabizi harimo bamwe mu bavuze developer option. Muri developer option kugira ngo uyifungure urasubira inyuma, kugira ngo developer option ifunguke muri telefone yawe uzabanje ngo about phone. Genda bakwereka ibintu byinshi, uzakomeza uzamuka uza hano hantu handitse ngo build number, ukahakora inshuro zose ushaka, ukahakora inshuro 5. Wakanze inshuro 5 hano kuri build number, developer option ihita ifunguka. Waza hano kuri system ugahita uyasanganye, dore ngiyi developer option niyo yemera telefone kugira ibintu birenze ibyo bayiguhaye ikora, igakora ibirenzeho. So developer option ndizera ko mwabonye ukuntu bayifungura, mukamwabonye mwumvishe n'akamaro kayo. So guys, ndizera ko mwakurikiye iyi video kandi
mukomeza kudushyigikira mukora subscribe kuri Flash TV Rwanda. Umuntu tuba turi kwiga ikoranabuhanga, imikorere ya batiri yacu, ibyiza n'ibibi by'amasetingi, ibyahishwe muri setting byose tubyinjiramo tukakubwira ngo kuri wagwane vipi. So guys, ndizera ko iyi video yagufashije kuri telefone yawe ya Airtel Imagine iry'umuriro. Ndizera ko icyo kibazo kigiye gukemuka. So guys, niba wakunze iyi video ukora subscribe. Cyari cyo cya kabiri twareba ko amasetting yose ajyanye n'ibintu bya batiri aguye kuba afunguye mu gihe cyayo, ku buryo batiri igomba kugiramyamo umuriro igihe kirekire. Ndakubwiza ukuri ko niba izi setting bazifunguye, uze kureba telefone yawe nta kintu kiyongeyeho mu kanya gatoya, kandi zero ko byakunze. Ni kuri Flash TV Rwanda, mukore subscribe, turabakunda. Byose dukorera tubikorera abakunzi bacu, mudahari ntabwo twabona ko twigira. Tugomba kubifatanya tukabikora. So guys, mukore subscribe, mukore na share ku bantu batunze Airtel Imagine ndetse n'izindi fone. Izi setting hose zirahakora ku buryo telefone yawe itazongera kurya umuriro ukundi. Byose byaberaga muri setting. Turabakunda cyane cyane, tubakuriye sari ahantu mwese mukurikira Flash TV Rwanda. Murakoze, ciao ciao.